Urimo rero uribaza iki kibazo cyo kuvuga ngo iyo umukobwa yatarutse ukwezi, ese ashobora gusama muri uko kwezi yatarutsemo ukwezi, cyangwa se ibyo gusama bigaruka ikindi gihe? Nshuti yanjye reka nkubwire ngo muri uko kwezi watarutse ukwezi, ni ukuvuga ngo ubonye imihango, hanyuma igihe cyo kongera kubona imihango kigeze ntiwayibona, utayibonye ukwezi kurakomeza gukomerezaho. Yes, muri icyo gihe watarutse ukwezi, uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ushobora gusama, kubera yuko muri icyo gihe kindi kigiye gukurikiraho nibwo intangangore yawe izakura ikarekurwa, hanyuma yasanga utakoze imibonano mpuzabitsina igapfa, ukabona imihango, kandi nanone yasanga wakoze imibonano mpuzabitsina ukaba ushobora gusama. Impamvu uba utarutse ukwezi ni uko muri cya gihe cy'uko kwezi gushize iyo ntangangore iba itarigeze ikura ngo isohoke, sibyo? Ntabwo yakuze ngo isohoke, ni ukuvuga ngo icyo gihe gishize ahubwo nibwo utari gusama, ariko ntiwari ubizi kuko utari uzi ko uzataruka ukwezi. Muri icyo gihe kindi rero gitangiye nibwo noneho ya ntangangore iba igiye gukura ikazasohoka, noneho yasanga utarakoze imibonano mpuzabitsina igapfa, ukabona imihango. Rero iyo wirengeje ukwezi, ni ukuvuga ngo cya gice kibanza cya mbere cyo kwirenza ukwezi, cya kindi utabonyemo imihango wari kuyibona, nicyo utari gusamamo kuko ntangangore yari yarekuwe. Ariko icyo ngicyo nyine gihita cyegera gikurikira, nyine umaze kwirenza ukwezi gikurikira cyegerana no kubona imihango, icyo gihe nicyo gihe nyine uba waragize igihe cyo gusamamo. Igihe cyo gusamamo iyo cyabayeho ntusame, nibwo noneho hashira iminsi 11 ukabona imihango.